hari umuntu umwe wari umuyobozi wagiye gusenga ajyana n'umudamu we n'abana n'abandi n'amasikoti amurinze umvishe noneho haboneka umuhanuzi utagira ubwenge ahita azavuga ngo warasambanye iki gihe n'iki byari bimeze gutya yahise abwira umugore n'abana n'abandi bamurinze nimuve hano ariko mu gihe bataragenda yahise afata uwo muntu amukubita urushyi kugira ngo bumve ko abagiye agiye gusigara amukubita ariko n'ubundi inshyi yarazimuhaye arazitamira akimara kuzitamira ba bantu bajya aramuga ngo ibyo wahanuye byose ni ukuri ariko uko kuri ntikwari gukenewe hano mu maso y'umugore wanjye mu maso y'abana banjye mu maso y'abantu bandindiye umutekano kandi naje gushaka Imana aravuga ngo nyine ibyo wahanuye ni ukuri nkukubise mbizi neza ko ibyo wavuze ari ukuri ariko icyo uzizuje kubura ubwenge bahanuzi mumenye ibyo muvuga bahanuzi mumenye neza ko na Yonatani ajya guhanurira Dawidi yabanje gusaba ubwenge agenda neza mbese abanza gushaka ibiza gutuma agera ku mwami nkaba narinze kubwira abantu ngo mushake umutaka kuko ibihe turimo uwo ari we wese akeneye iki umutaka nje kubwira n'abahanuzi nabo bahanura mugire iki ubwenge mumenye uko muhanura mumenye uko mugenda musenge n'Imana ibahe imbaraga irongera irambwira ngo mbabwire ngo ibyo ikubwiye byose si ngombwa ngo uhite ubivuga ahubwo hari igihe ibikubwira kugira ngo umenye uko ibintu bimeze hari igihe ibikubwira kugira ngo umenye uwo ugendana nawe uwo ari we hari igihe ibikubwira ari ukugira ngo umusengere hari igihe ibikubwira no kugira ngo mubimubwire banza umenye uko uza kubimubwira nimba ari ukumusengera nabwo ubimenye neza ko ari ukumusengera Yonatani Imana yamutumye kuri Dawidi Dawidi yari yakoze ibyaha byinshi yari yishe Uriya aza nawe kumusambanya umugore we noneho Imana irabireba irababara cyane ikibabara igenderera Yonatani imubwira byose ibyo Dawidi yakoze noneho arangije aravuga ngo uriya muntu uko ndeba nta mwuka w'Imana ikimurimo ndaza kumugera imbere gute Yonatani agenda yihinduye umuntu w'injiji agenda aciye bugufi aragenda aramuganiriza aramubwira ngo hari hariho umukire wariye agatama yari afite byinshi gutya none rero arya agatama k'umukene arangije aranamwica umvishe Dawidi ahita abwira Yonatani amubwira ngo uwo ninde uwo muntu ari mu iki gihugu cyanjye ngo njye nahita mwica abonye neza yuko umwuka w'Imana wageze muri Dawidi Imana nayo yahise igenda yihita yicara muri Dawidi Dawidi arahokwa Dawidi aca bugufi Dawidi ubona yuko yanegekaye Yonatani abona yakamubwira ngo mwami nta wundi ni wowe umvishe wishe Uriya usambanya umugore we Imana arababaye Dawidi ahita aca bugufi arihana arigaragura ararira agahinda karamwica Imana ibona kuntu abaye n'umubabaro agize Imana inezezwa nuko aciye bugufi asaba imbabazi Imana iramubabarira ariko icyo tureba Yonatani yagize ubwenge bwo kujya ku mwami Yonatani yabanje gusenga Yonatani yabanje kumenya uko ari bugende hari igihe wajya kumunyamubira agahita kumaramo umwuka warangiza ukavuga ngo ni Imana ntacyo mpfiye kubera Imana kandi iyo yabikubwiye kugira ngo umenye uko ibintu bimeze yabikubwiye kugira ngo umenye uko ugenda yabikubwiye kugira ngo umenye ubana nawe mwumvishe hari abo njya numva ngo bagiye guhanura ngo bagiye ku muyobozi bukuru mu by'ukuri senga wumvishe ibyo bintu njya numva ngo harimo n'abajya guhanurira umukuru w'igihugu niyo Mana reka n'abandi bayoborana nabo ntabwo ari abapagani nabo barasenga urumva ariko ugasanga umuntu aridumbukije ngo ndazamutse ukagenda mu by'ukuri koko hari igihe uhanura ugahanura ibiri ibyo ariko kubera wabuze ubwenge bw'ukuntu bihanura ukabizira bahanuzi bantu muvuga ko Imana ibabwiye kandi koko ikaba yanabibabwiye mumenye uko mutwara ibyo Imana yababwiye murakoze ese koko birakwiye ko umuntu aza mu rugo rwawe wicaye n'abana bawe iyo dufate naho wamugaruka urutoki ngo we wa mugabo we warasambanye warasambanye tuwa mugabo ugira ute nese mu by'ukuri uyu muntu koko abaje
abaje kurokora bwa bugingo buri muri wowe cyangwa bwo abaje kubusenya burundu? Abaje gusenya burundu no gukongora. Uwo ngo ni wandi bavuga ngo ni umurimbuzi. Uwo ngo aba yabaye umurimbuzi. Kuko ubundi Bibiliya ivuga ko roho nzima itura mu mubiri muzima. Yego. Ariko niba umuntu aje kugusenyera umuryango, umugore n'abana bakakwanga, tayari n'umubiri uzangirika. Numara kwangirika na ya roho izabura hitura nawe yangirike. N'icyizere gahita kinatakara. Nacyo gihita gitakara. Kandi buri icyizere nacyo. Ndabyemera ko icyo cyawa gikoze ariko warakihanye. Sibyo. Cyangwa nturanakihana ntacyo ndaje kukwatuza. Ariko ni ngombwa kukwatuze mu maso y'umugore n'abana. Yego. Rero mu by'ukuri ngira ngo uwumva yumvishe kandi koko birakwiye ko abantu bagira ubwenge. Dusenge Pierre rwose turagira ngo dusoze iki kiganiro mu by'ukuri utubwire ku by'uyu mutaka witwaje. Yego. Okay, ntabwo aribwo bwa mbere mumbonyeho hano. Ariko duhereye uyu munsi nimuzongera kujya mumbona ntafite uyu mutaka. Uyu mutaka ufite icyo uvuze nko kuri wa mwana wa Burahamu ajya gutamba Isaka. Muzi ko yageze ku gicaniro agenda adafite ikintu ari butambe, sibye umwana yarajyanye gusa. Nanjye nagiye gusenga Imana ndayisenga irambwira ngo reka nkwe kado. Numva iyo mpano ngira ngo impaye impano yo gukomera muri njyewe, kuko nabonaga ibintu byari bihari bitoroshye. Irambwira ngo tambika arahirwe urebe iyo mpano yawe nkwaye. Ndatambika mpasanga umutaka. Nkiyasanga umutaka ngira ngo n'umuntu wasize yaje gusenga. Ndakomeza ndasenga irambwira ngo iyo ni impano naguhaye izajya igufasha muri uru rugendo. Abantu benshi babuze umutaka, ariko ugenda umbwirire ngo abantu banjye bose bagomba kuza bakanyegera, nkabaha ubwihisho, nkabaha uburinzi, nkabaha ubwenge. Ugende umbwirire abantu banjye. Icyatumye nza kubivugira hano, hari ibintu njya mbona ku mbuga nkareba kuntu abantu bari guhanura, nkavuga ngo ariko aba bantu bakeneye impuguro zo kuri YouTube, bakeneye ubwenge umuntu akabibaganiriza. Ariko n'abatari kuri YouTube n'abari n'ahandi nabo nzajya ngenda mbibabwira uko Imana yambwiye, nzajya ngenda mbabwira mbahugura. Murakoze, mwakira ijambo ry'Imana. Urakoze rero Dusenge Pierre, turagushimiye ku ijambo ryiza uduhaye. Ariko nagira ngo cyane cyane nkubaze ku byo mutaka. Ese Imana yawugwaye kubwira ko iri kugukingira iki? Kuki yaguhaye impano nk'umutaka? Kuko wagiye kuyisaba uri mu bibazo? Kuki Imana ishaka ko abantu twese tugira umutaka? Reka nkubwire umutaka y'imvura iri kugwa. Ujye ubibona. Burya umuntu uri kunyagirwa aba yorohewe. Ntago aba yorohewe. Ariko se ye yitwikiye umutaka ubona hari ikibazo bafite. Yego ndabyeme abari mu bibazo, ariko ibyo bibazo ubona bikunda kumugeraho. Ntago bimugeraho. Ahubwo bari kubirebesha amaso. Abari ku ruhande, abari mu nzu bugamye, iyo umuntu ari kugenda mu mvura barabonga uriya muntu yanyagiwe. Ariko reka nkubwize ukuri, nubwo yakumva amashayi cyangwa nubwo ari iki, nta kintu imvura imutwara. Nubwo waba uri mu bibazo ufite umutaka, ufite uburinzi, ntacyo bigutwara. Yego. Rero turagushimiye cyane, turagira ngo usoze ikiganiro dusenya mu by'ukuri Imana natwe iduhe impano y'umutaka, iduhe ubwihisho, iduhe ubuhungiro, idushyireho uburinzi bwayo. Yego. Reke dusenga Imana. Ndagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo, ngushimiye ko udukunda kandi ukabutwitaho. Mana Data, nkusabye ubwenge, sabiye abantu bose babuze ubwenge, sabiye abantu umutaka, abantu babuze umutaka, sabiye abantu imbaraga, abantu babuze imbaraga. Komeza kubarengera, komeza kubashyigikira, komeza kubana nabo. Bikwambaje mwize mwiza ga Yesu Kristo wambwe ku musaraba igorogota rimwe gusa. Amen.